Iki cyamamare Bruce Lee cyakinnye ubundi filime eshanu zamamaye cyane, harimo iyo bita Fist of Fury yo muri 1971, hakazamo iyo bita The Big Boss mu 1972, Way of the Dragon yayikinnye muri 1972, Enter the Dragon muri 1973. Indi yakinnye yatumye izina rye rikomera cyane ni Game of Death. Ubwo ni izo eshanu. Hari agasera ariko yakinnyemo kera bitaga The Green Hornet, ariko ntabwo yakinnye itari main actor. Izo za nyuma uko ari eshanu nizo yakinnyemo na main actor nayoboye.